Bakunzi ba David TV rero nkuko nabibasezeranyije ndababwira nti hari umunsi nzaganira n'umutumirwa wanjye abagira ikibazo ateze ku cy'umutumirwa utamwerekana ngiye nahisemo kwiyerekana mu rwego rwo kuba umuntu amurindiye umutekano. Nababwiye ko yitwa A. Icyo ni ikintu nababwiye, kandi abari mu Rwanda mwubahwe n'abari mu mahanga mwese mwubahwe. Ndabizi neza ko abantu benshi bakumbuye kumenya icyo tugiye kuvuga. Ni karibu kuri David TV. Murakoze abanyarwanda, abanyarwandakazi. Uvuge cyane ariko ndabizi ko hariho inzara, ariko ntacyo nubwo ari kuri Noheli harya yarangiye. Ntabwo bya Noheli njye mbizi, sinjya nanabimenya. Ihangane Nyagasani arahari. Cyonzi icyo bizahinduka. Murakoze abanyarwanda, abanyarwandakazi. Nishimiye kugaruka muri uyu mwanya mwiza ngira ngo mbaganirize ku mateka, ku bikorwa n'imikorere ya kiriya gihugu cy'u Rwanda, ku kababaro abanyarwanda bafite. Uzamura ijwi kugira ngo abantu bakumve. Hari ibintu byinshi twavuzeho duhura bwa mbere, abantu baribaza batese David umutumirwa kuri kumubuza uburenganzira bwo kuvuga. Nakuje uburenganzira ra? Ntabwo ambusha uburenganzira. Noneho rero ubu tugiye kuvuga ku karengane abanyarwanda bafite, cyane nk'umuntu wakoreye ziriya nzego. Hari byinshi byiyuzi kandi abantu benshi bibaza kandi bakabura ibisubizo byabyo. Hari akarengane abanyarwanda bakorerwa, cyane cyane turavuga nk'abantu bagenda bafungirwa mu mazu agiye atandukanye, mu magereza atazwi. Aho ngaho niho tugiye gushingira, kuba dushingiye, ubundi tuzagende dukomeza twakigira icya mbere tukazongera tukagira icya kabiri. Umwanya ni wawe. Ni byinshi ndahina muri make, kuko tugiye kuvuga ntabwo nabona nzarongo ni byinshi ni menshi. Ariko buriya umuntu ugaragara ko afunze, icyitwa ribu kikamugaragaza ko afunzwe. Ribu cyangwa se cyahoze ari CID ya kera, uyu munsi nicyo cyabaye ribu. Ubu nguyu agaragaye aba afite amahirwe menshi yo kubaho, kuko iyo ugaragaye ntabwo gupfa akenshi uba ugipfuye. Niyo upfuye upfa mu bundi buryo, kuko tekinike zo kwica hariya ni nyinshi. Hanyuma rero ribu yo irimo, navuga nk'ibyiciro bibiri. Harimo icyiciro gikorera ku mugaragaro n'icyiciro gikorera mu gikari. Igikari rero iriya ikorera ku mugaragaro ibifitwe, hari indi ribu iri mu gikari, rikanyite ko iri mu gikari, ariko niyo ifite ibyemezo bikomeye kuruta igaragara. Yego. Kuko iyo umuntu agaragaye ajya mu rukiko, akajya mu butabera, agafungwa cyangwa agakatirwa, wenda ibindi byamubaho bikamubaho nyuma mu zindi tekinike. Ariko uri mu gikari we, iyo ari mu gikari ari umuntu bashaka cyane, amanza kunyuzwa handi mu gikari nyine. Niba agomba gupfa agapfa, nimba ari byo bamukuramo bakamukuramo, babona atari ngombwa nibwo bamushyira muri ribu, nko kumutiza cyangwa se kugira ngo bagaragaze ko bafite ubutabera. Bivuze ngo, kuko nge mbihera ku ifatwa rya cyuma, Hassan Diodone baje kumufata nijoro saa 12 bari bageze kwa cyuma. Abaje kumufata si polisi, ahubwo haje polisi yo kuza kurinda umutekano, ahubwo abaje kumufata bari bambaye ibisarubeti, bafite intuze, bafite biriya hari imashini bari bafite, hari imashini bita hiriti, urumva, bakagira n'intuze n'inyundo, bakagira n'imitarimba. Abo bantu baje bambaye zaga, batagaragara no mu maso. Baba ari abo? Yes, baba ari abo. Ko abo ngabo
abo haba harimo muri polisi abenshi bitwa ba IS cyangwa se mu gisirikare no bita ba PC babandi batanga amakuru bakurudora amakuru yibanze. Ibyo rero wabonye bya pareya iminyururu n'ibiki, buriya haba harimo n'umuntu ufite icyo bita ikoranabuhanga. Njye ntabwo ikoranabuhanga ndizi cyane. Bene iyo baje rero bitwikira ku kajoro ntabwo babi bashaka ko agaragara. Byarangiye rero n'ubundi kamera yo kwa Cyuma Hasani bagaragaje kumugaragara izuba riva nuko banyicaje hasi biragaragara. Abantu bakurikiye Ishema TV, abantu bagiye babona ukuntu banyicaje hasi nambaye n'akagofero, birangira n'ubundi batamajwe kumugaragara izuba riva. Burya rero bari baje kumwiba, baje kumwiba mu buryo bwa bundi nakwiye bwo kumunyuza mu gikari. Yego. Ubwo buryo nubwo navuze buriya ubirari nubwo nasobanuye, hari n'ubundi buryo bwo kuguhamagara kuri telefone. Bataguhaye igipapuro. Bakavuga bati wowe izina ryawe bakaguhamagara bati turagushaka. Ati ninde ugushaka? Ati ni ukuri rwego runaka. Yego. Ibyo ngewe kandi ni muri service byambayeho. Ubwo rero ku muturage usanzwe we araguhamagara ati uze turagushaka. Akenshi uri umuntu uguhamagara aba afite nimero itazwi. Yego. Iyo rero ugiye nta muntu ubwiye akenshi uhita ujya muri cya gikari ugahita urangira. Noneho rero kwa Cyuma nge simazi ntabwo nahageze, ariko nimba hari kamera bashobora kuba bafashe amakuru nabi batamenye ko hari kamera yo hanze. Ntabyo bari bazi. Yes, ubwo nicyo cyanamukijije. Uko nubundi mu kuyestara ninjye wayestaye, ndayestara muri studio hose, ndayestara ku buryo waturukaga hanze twakubonye kare. Niyo mahirwe yagize kuko ntabyo bari bazi. Iyo babizi ntabwo bari kuza. Bari gukoresha telefone itazwi cyangwa se bagakoresha ubundi buryo kuko bafite amayeri menshi bamugeraho iyo kamera itabafashe. Uko niko bahamagaye Karasira. Maburi. Baramuhamagara bati turagushaka, ati twebwe ati dushinzwe umutekano muri RIB, turagushaka iyi saha n'isaha n'ubugeze ku cyicaro gikuru cya RIB hariya Kimihurura. Birangira Karasira Maburi aduhamagaye kuri telefone, ndabyibuka nandi gukorera Cyuma Hasani studio yiwe. Aragenda agiye burundu telefone saa 5 wowe. Aho rero ikindi ngarukaho Maburi Karasira amahirwe we yanagize nuko asa nk'uwamanje gutabaza mbere y'igihe bamuhamagara. N'ubundi twahise dukora ikiganiro na Cyuma ahita akora ikiganiro avuga ati umuntu bita Maburi Karasira baramujyana. Ubundi rero iyo bakigufata babandi nakubwiye batazweho mu gikari, nkuko batabanje gutabaza ngo bimenyekane, kuko ntabwo babizeye umutekano kuko nta muntu wababonye cyangwa wabakurikiye cyangwa se uri kubumva. Hari inzu bita nakubwiye bita safe house. Barakujyana bakabishyira muri za nzu. Izo nzu buriya nazo ziratandukanye. Muri rya koranabuhanga bafite hari inzu iriho utuntu tumeze nk'iminyururu cyangwa tumeze nk'imishumi tugiye turandaranze ku nzu, ariko iyo nzu ikaba iri nko muri metero nka 20. Nyuma ya metero 20 hakaba hari uburinzi buri aho bwitemberera ukagira ngo ni amazu asanzwe cyangwa ukagira ngo ni abantu bari kwigendera. Ari nk'ahantu mu rusisiro runaka ariko bafitemo akantu kabo kari aho, uwo muntu bakamushyira bakigendera ukagira ngo nta burinzi buhari ko hari abantu batembera aho ngaho bambaye civile. Abo ngabo rero ubwo abakiri aho bamushyizeho rya koranabuhanga bakarinda ya nzu. Haba hari kamera, hari n'uburyo bakurudona izo nsinga bajya kuhegera bakaba babibonye bakabaraje kureba ikibaye aho ngaho. Ubwo basigara bacungana n'iminota kugira ngo bamanze bumve ko nta muntu watangiye kuvuga. Bati kanaka twamubuze, batiyanyuza aha ngaha, batyatwaye n'imodoka imeze gutya. Ibyo bibaye bakamara amasaha 28 nta muntu uravuga, nta shweshwe. Ubwo bahita babisoza, bahita bakwica cyane. Bakunzi ba David TV rero ngibyo rwose kabisa nibyo nababwiye, ndababwira nti hari byinshi tuzagenda tumenya. Nongere nanabwire na wa wundi uvuga ati David rwose uwo muntu azakurangiza uzanyica.
ntabwo ndi umwicanyi kandi nanjye mbwire umuntu nk'uwo uvuga ayo magambo ngo ni Ben Mugisha ngo ni iki, ntabwo tuyoboye ko n'abantu bari hanze harimo ba Ben Mugisha baza kwandika izo message ndetse banabeshya ko bari muri opposition kandi nabo ari abashaka kuduhitana twebwe turi hano uko nukuri. Ibyo rero kuvuga ayo magambo mbona no kumubwira ko kuba yavuga ayo magambo ibyo nta kintu bivuze kuko we yarahunze ari hakurya y'inyanja, nta wenda nta mahirwe yigiriye, ariko urwo rugamba avuga kurwana azarwanira hakurya y'inyanja se? Ese ubundi uzarwana n'umuntu mutari kumwe cyangwa niba munashyikirana mushyikirane murebana? Nimba uwo Ben Mugisha ari we wagarutse ubundi uzamurwanya ute uri kumuhunga? Ibyo bibonye muri commentaire? Narabibonye. Ntabwo ngende Ben Mugisha sinkana uwo Ben Mugisha muvuga, ntabwo nkeneye gukora ibintu bituma abanyarwanda bakorwa mu nkovu. Nje mfite inkovu zirenze izo uwo yigisha amagambo. Narazibonye hari igihe kizagira tukazivuga. Na n'uyu munsi umwana wanjye baramubonye naguhaye ifoto cyane rwose, umwana w'umukobwa nimba ashobora kuba ava amaraso n'inyo mu gitsina, ubwo se nk'uwo aravuga iki? Ntacyo avuga, wowe ntacecekere kuko wowe ni ikigoryi mpuzamahanga. Urugamba rwe nta niyo yagira n'icyo agufasha yabivuga. Bakunzi ba David TV rero ni agahinda, ariko uko byagenda kose hari igihe kimwe tuzicara abantu bakajya bavuga bati kweri kabisa ni wowe ni mugenzi wanjye bimeze bite rwose. Nge rero unyekera ko bazanyica, ngewe nzapfa navuze, kuko buri iyo ufite imbunda burya uba witeguye ibintu bibiri, gupfa no gukira. Uba ugomba guhangana n'ikintu cyose icyo ari cyo cyose cyakwica, bazagenda bagushyingura kuko upfira igihugu. Cyagusiga uzasigara uri intwari kuko ubu utabarutse amahoro. Siko bimeze? Niyo mpamvu rero umuntu ujya hariya akavuga ati David wasanze inkotanyi nizishaka zinyica. Icyangombwa nuko amakuru yose tugomba kuyagira gute, kuyakora tukayereka abanyarwanda bakamenya ukuri aho guherereye. Ukiri aho rero hari abantu benshi bajya bibaza, ukajya kumva kuri 15 urahazi? Hari ahantu bigeze bajyana umuntu bita umuntu witwa Sekikubarafina. Baraje bamujyana ahantu nawe ubwe atazi, ariko nge nakoze iperereza ndarikora. Buriya nge ndaperereza, buriya niyo mpamvu ubona birirwa banyukanka nuko bazi ko ibyabo byose mbizi. Sibyo? Ntabwo nari nzi ko ku muntu bita Nyanja ufite hoteli Igisenyi, ntabwo nari nzi ko bahafite sale batorotiramwo abantu. Iyo ni imwe aho ni ku Gisenyi. Uri kubyumva? Ntabwo nari nzi ko Nyanja uwo nari nzi afite inzu mu mujyi wa Kigali, urumva, hari igacuriro bafatamwe abantu bakabiciramo. Aho ntayo nari nzi, ntabwo nari mbize ayo makuru, narayamenye ndayamenya neza. Ntabwo nari nzi ko Nyanja afite inzu i Nyarutarama hafi no kwa nuriya majoro ngo bamwita Ndera Kayumba Nyamwasa, ngo ni generali. Sibyo? Ntabwo nari nzi ko ahafite inzu, kandi iyo nzu ninjye wayikoreye Igisenge. Urebe n'ikibabaje ngewe buriya hari ibintu bijya bimbabaza buriya bikantera umujinya. Uri kubyumva? Iyo nzu akaba ariyo bakoreramo mwicaruboza abantu bakagenda babica. Ntabwo nari nzi ko Kabuga hari amazu bakorera ibindi. Ibyo bintu ngo waba ubizi? Ndabizi cyane ndetse. Waducira mu mayange. Buriya izo nzu uvuze za Nyanja na Kabuga ziri mu mujyi wa Kigali cyangwa kwa Kabuga, hari ziri Nyarutarama. Nyarutarama hari inzu nyinshi nkuko nabivuze bita safe house. Izo nzu ni inzu zibanga, ni gereza zitazwi. Ntabwo ubundi umuntu ugiye aho ngaho akenshi akunda kugaruka ngo abone ubuzima ku isi.
tukiri aho ngaho rero iyo nzu hari inzu z'uwo mujenerali wavuze Kayumba Nyamwasa imwe barayisenye ariko indi yo ikorerwamo ako kazi kuko afite inzu ebyiri. Hari inzu uturutse ku Gishushu, yego hari inzu uturutse ku Gishushu isakaje amabati y'umukara, ndayizi, ifite igisenge giturutse hejuru kikamanuka kikagera hasi. Iyo nayo isakariye igisenge cyayo, amabati avuye muri Afurika y'Epfo n'igihe yasakaye. Ufite ikibazo azaza ambaza. Uri kubyumva? Nkoresha viseze yanjye, uri kubyumva, naguze amafaranga 400. Uri kubyumva? Inzu yose nyipatana amafaranga 700. Amafaranga yanjye barayanyishyuye. Ejo atazagira uvuga ngo hari idene Kayumba ngira. Reka. Iyo nzu rero hari n'indi nzu uzamuka mu kabuga uri hafi kugera mu kabuga hejuru munsi y'abadivantiste. Sibyo? Iyo nzu iri aho ngo ituzuye neza. Niyo basenye cyangwa basenye iri ku Gishushu? Basenye iri ku Gishushu. Okay. Bakunzi ariko ntabwo yarangiye. Harimo ubundi ni inzu zubatse 2 in 1, inzu ndende. Yego. Zikurikiranye. Bashenye imwe hasigara indi. Okay. Murabyumva rero bakunzi ba David TV, ibyo byose tuba tubizi. Niyo mpamvu abantu benshi bajya bibaza atari ku bundi David ntakorana n'inkotanyi. Nakoranye nazo, nge nabaye umukozi wabo, na n'uyu munsi kereka niba nyihakana bazanyihakana none. Erega ubundi abo bavuga gutyo. Iki gihugu ndashaka kuzatanga ikiganiro ku mateka nimbona umwanya. Uyu mwanya urahari? Nimbona umwanya, hari byinshi byo gukora David. Yes. Kandi tugomba gukora. Niko bimeze. Ndashaka kuzatanga ikiganiro ku mateka y'izi nkotanyi n'abantu batanze iki gihugu. Kibabaje nuko ari bavugira amagambo iryiyo. Iyo hirya izo nkotanyi. Ubwo murabe mubyumva babandi batanze igihugu. Ubwo ni karibu reka tubanze turangize ibyo twatangiye. Ubundi baraje bakabona. Umubyeyi yise umwana we ngo ntawe utakabona. Komeza. Bo abantu bagomba kuza tugashyira hamwe iki gihugu tukakigarura mu maboko y'abanyarwanda bose. Ariko biturangaza uko ubwicanyi bukorwa turabukuzi, kandi nabo benshi barabizi nuko batinya banga no kubivuga. Baratinya icyo kuza hano ngo bavuge. Watubwira kuri izo nzu? Izo nzu rero uvuze ziri Nyarutarama, uvuga umujyi wa Kigali naho kwa Nyanja Gisenyi. Ariko nagira ngo ubwire n'akandi kantu taruzi. Hari umujyi umwe uri hano hafi ya hano 15. Sinkuvuze n'abarimo batarara babakuyemo. Ziri safe house batorotiramo abantu. Hano hafi 15. Hano hafi aho ngaho, hano hafi kuri umuhanda hafi. Haba na position, haba n'abasirikare. Bazi ngo ni detach abasirikare, ariko iziriya nzu zihari zirimo abantu b'abanyarwanda. Ziri haruguru y'umuhanda. Ngerega hose nta ntaza. Ziriya nzu zihari zirimo abantu b'abanyarwanda. Komeza hepfo muri uriya mujyi nanze kuvuga. Muri iriya centre hepfo ukase harabwira position harimo inzu zirimo abantu b'abanyarwanda bafungiwemo. Barashishije abantu ngo n'abantu baje kuri nta mutekano baje kuri ndari, ni imfungwa zitazwe. Bakunzi ba David TV rero aho hantu yagize ibanga, nge hose ngerega ndahazi. Iyo uvuze kuri 15 ngereka mpakubwire, sibyo? Hari umanuka, ari umuhanda ujya Indera. Yego, urebe ukuntu nge mpazi neza, sibyo? Hari umuhanda ugenda Indera. Hari n'umuhanda uzamuka ujya Kanombe ku Kibuga. Sibyo? Yes, ujya ku Kibuga. N'umuhanda umanuka ugenda kunuze ku isoko. Siko bimeze? Nge aho hose ndahazi iyo bafunze umuhanda agace gatoya nge bitamenya ahantu ndi bunyure. Kanko nangira ndi nahavuge. Nunkurikiye ahumve. Yego.
sibyo ubundi iyo twageze aha ngaha nta banga riba rihari kuko n'ubundi nitujya no gukiza n'abanyarwanda tuzajya tubabwira ngo jya ku nzu iraha. hari umuhanda umanuka Rugende umanutse Kabuga, yego reba Rugende utaragira Rugende ahantu bita Kariyeri, hari ishyamba riri haragura ahantu hahoze urusengero barabifunze. Zirya nzu ziri harya mu ishyamba harya haruguru urwo rusengero harimo safe house. Burya harya hahoze hariya hose ni safe house hafungiyemo abantu n'ubu tuvugana barimo. Kandi hari n'ahandi hantu rumvishije ngo bajya bafungira abantu ari bazima bakabataba bakarinda bapfa batabye igice kimwe cyane. Hari n'umuntu umwe wahafungiwe nanze kuvuga izina kubera ko ataramara kuburana hari aho mvuze, kandi wasanga yaraburiwe irengero. Oya, umwe bamukuyemo ubone mu butabera. baramufashe bari mu butabera bamaje kumufungira hariya. Nzabivuga bamaze kumukatira. Bamaje kumufungira hariya. Yahamaze ibyumweru 3 ari hafungiye yaraburiwe irengero. Bakunzi ba David TV rero murabyumva, ni ikibazo gikomeye cyane, nyamara hari umunsi ibintu byose bizasobanuka. Ngaho reba rero ugane Kabuga bahafungiye abantu, nk'umuntu bamufatira mu mujyi wa Kigali bakamujyana i Kabuga ukazamenya iyari. Yaba Kabuga izo nzu zirahari nko nabivuze 15 Joakare, Nyarutarama, za Rebero, ni henshi. Ni hekerekana handitse utonde nka ni henshi. Ni henshi. Hari n'abantu bafungiwe ikame, abantu benshi ntabo wabuzimo. Ndabazi. Ariko kugera uyu munsi harimo n'abapfuye. Ibase. Tuvugana hari abari mu butabera. Hari n'abaturage b'abasivili bafata bakabavanga n'abasirikare bakajya kubonana mu butabera. Ariko kubera umutekano wabo bamwe bataramara kuburana mu nkiko, ni muvuga izina hano nshobora kuba mushize mu kaga iyi saha. Nzabivuga rikamanza abari kure cyangwa bakatiri. None subwo kuba umugiriye ibanga n'ubundi kare wahandi kandi turi gutabariza abantu nk'abo ngabo, ubwo uvuze uti reka mureke n'ubundi no handi baramwica. Ariko uvuze ati runaka ubumurokoye burya biba birangiye burya, kuko nk'urugero utari kure hari umuntu batwaye, urumva, ndahera ku mudamu wanjye. Umudamu wanjye bamufatiye mu mujyi wa Kigali, ndaje shyira karuru ku munwa ntibaramujyanye. Ubwo biba birarangiye baravuga atabibwiwe nani. Bari kubyumva? Ntabwo ari wenyine kandi bamutwaranye n'abana. Induru ziravuga, baraje bamuvana mu Nyabugogo baramujyana ibyumba, baraje bamuvana ibyumba bamusubiza mu mujyi wa Kigali. Uri kubyumva? Uko niko ndi kugenda nkurikirana, niko ndi gutabaza. Birangira bo bacuza umugambi wo kumujyana ngo bazavuge ko ngo yaragiye gutoroka. Nge noneho nge nkababaza, mwebwe ko muri ibigoryi muri n'ibicucu umuntu mumufatiya ibyo nacyo kiganiro naragitambukije, none mumucuje abana murabajyanye, none mugiye kumujyana mubeshye ko yaratwaye kanyanga, basanga ntacyo bari bukore. Uri kubyumva? Babuze uko babigenza, bati genda uzagwe iwanyu. Uri kubyumva? Yego. Ariko kubera ko nabivuze, iyo ntabivuga uba bari baramukatiye amezi 6 cyangwa bakamukatira n'umwaka cyangwa bakanamwica. Uri kubyumva? Reka wenda ngira umwe muri abo ngabo. Ari nko witwa Mupenzi. Yakoraga iki? Bazamwicaye mu polisi. N'umupolisi. Yego. Abanyarwandakazi, ubwo umuntu bita Mupenzi n'umupolisi, ubwo nawe ari muri izo safe house cyane. Yes. Ubwo nawe rero turamutabarije nawe abimenye. N'abandi benshi cyane bagiye babura. Ntibazamwice. Ntabwo bamwica, ubwo byarangiye. Bari kaburane kandi bamwereka abanyarwanda. Ni benshi. Kandi ukuri kose tuzagushyira ahagaragara. Yes. Ni iminsi mike cyane mbarira ku ntoki. Nzaba ndi buri munyarwanda wese turebana tuvugana amaso ku maso. Yes. Hari umuntu watwandikiye kuri David TV aravuga ati mu minsi 2
ati mu minsi 2 turaba tubisha. Uwo muntu wamusubiza iki? Ariko reka mubwire ntabwo mfite ubwoba bwo gupfa. Bisha abantu benshi barengana kandi beza bakunda igihugu tureba. Ndagira ngo mbabwire kandi mbwize umuntu wese ukuri. Ntabwo kuba umuntu ahaguruka akavuga nakubwiye ukuntu twarebaga zire radio tukazireba na banyiratu tutabazi tukazireba tudakeneye no kuvugana nabo tureba ibiganiro, ariko umuntu akagukurikirana mpaka ngo ashake akwicurubuzo ngo umwanzi w'igihugu ndetse watanakurusha kugikunda atanakivukiyemo. Dufitemo ibisekuru ibyo ruba ngo mu minsi 2 ngo azabanyishe. Ubundi sabwirwa n'iki ko nanjye atasanga Imana yampaye izindi mbaraga? Yes. Kuki sataza ngapfa imbere yanjye? Hano muri Kenya turi rero ari byinshi nagiye mbona imodokari nyinshi zitandukanye ziri kwirwa zihiga David. Nuko igihe kirashika ndababwira mbabwiza ukuri ngewe niko mbayeho. Ngiye nkubwiza ukuri. Urashaka hari dene nkugira, urashaka hari ubwo mugabana nawe isambu, urashaka akazi leta yigeze impa ngo wenda mbe nayambuye, urashaka mfana iki nawe. Nuko byumva noneho umuntu ugasanga wararindagiye, noneho umuntu yampamagara kuri telefone, ampamagaye kuri telefone nkamubwira nti no, urampamagara ushaka iki, urambaza iki, hari dene nkugira. Ibyo bigatuma umuntu yibaza none ukuntu ari bumbone bikamuhenda. Nta bantu baraguhamagara kuva icyo gihe bakutera ubwoba? Barampamagaye ariko nizankotanyi babandi bakoresha, bamwe bakaza bati uri hehe, abandi bati turashaka kugusura, abandi bati bakawera ikibazo babaza ufite, bati se bimeze gute, abandi bati turi inshuti zawe, abandi bati natwe tumukaga nka kurimo twarahunze. Ibyo byose baraza turabizi kandi baza biyoberagije mu buryo bwinshi mu bugome bwabo. Nta urakwaka inomero akubwira ngo mpa inomero nguha amafaranga? Barazinyaka benshi ukazibahaze. Ntabwo nkeneye ko ampa amafaranga ntazi uburyo bwayo, kandi ayo mafaranga nkayo sinanayashaka. Ese ubundi arampa amafaranga ngo ayatampaye mbere, uyu munsi arambwira ngo ninza ampa amafaranga gute? Ubundi araza kuvuga ngo urakenewe hano, ngo hari ubutumwa bwawe dufite. Ubutumwa urakenewe, ubutumwa butazagucaho. Ndi kuri David TV ngo buza ari wowe bumpaye, cyangwa se umuntu akubwire ngo nimba ari umuntu nshyirira uyu muntu, cyangwa se ndashaka kuvugana n'uyu muntu, ngo ubutumwa simbushaka. Bakunzi ba David TV rero ndagira ngo abwire ngo uzakenera uyu muvandimwe ndi hano, ndi David, nzagenda ntitiba n'amaguru, ubundi ngende mubwire nti dore umuntu ugushaka nguyu muvugana. Nge ndi tayari rwose. Ari n'ushaka kuzagira ikintu amunyuza ashaka kuntuma ambwira ati nshyirira uyu muntu, nzakijyana nkigushyitseho, nibinaba ngombwa muvugane n'uwo muntu. Nkuko bimeze. Ubundi hasigaye rero babandi birirwa bavuza induru ngo turashaka ngo uyu muntu ngo hasigaye ngo tumukorere iki ngiki. Inkunga yawe ni wifite yohereze kuri nomero. Ubundi hasigaye ya David umunyandikira umbwira uti dore David ngo haye ubutumwa ubumushyirire, kuko erega iyo umuntu ateye inkunga wowe akagutera inkunga akanabyandika muri commentaire, uri kubyumva, biba byiza iyo yinteye akambwira ati bo ibi bintu ubinshyirira uyu muntu ndabijyana nkabishyitse uko yabimpaye. Nawe ugakora ikiganiro umushimira uwo muntu ngo guhaye icyo kintu. Yego. Kugeza isa nta muntu urantuma ngambwira ati genda njyanira iki kintu. Ariko ndagira ngo mbwire ngo uwantuma ari we wese nakugeraho, kuko si we wa mbere. Hari n'abana njya nsanga nagiye mfasha bari muri Uganda, ndagenda nkabajyanira ubutumwa bwabo bikarangira bafashijwe bikagenda neza kandi byagenze neza. Ibyo nabyo ndashimira abanyarwanda bafite umutima wo gufasha. Ariko abanyarwandakazi mumenye ngo abanyarwanda benshi baragenda barengana bikomeye cyane mu ma safe house, kandi bakagenda babandi mwumva bagiye bari giswa
bakarigiswa, ibyo nabyo mubimenye. Ibyo mutari muzi rero narabwiye ngo muzagenda mubimenya kuri David TV, ari nayo mpamvu ndi hano muri uyu mugoroba rwose kabisa. Hari ikindi wabwira abanyarwanda bakurikiye David TV dusoza? Mbo icyo nababwira nuko mbakunda abanyarwanda bari mu gihugu n'abanyarwanda bari hanze, kandi buri muntu wese mu bushobozi cyangwa se mu buryo afite, dushyire hamwe tuzatsinda. Ndabizi ko ari igihe gito Imana ikaza kubohora ubwoko bwayo. Uriya Farawo yigeze kuzitira abantu, azitira Mose, aramuzitira mpaka kugira ngo yerekane ko afite imbaraga nyinshi. Ariko igihe cyaje kugera baratambuka ndetse banyura no mu nyanja. Ashatse no kubakurikira, abo bakurikiye bose baroha mu nyanja. Buri munyarwanda wese rero ukunda igihugu, njye ntabwo nemera ko ari umwanzi w'igihugu, kuko njye ntekereza ko nta muntu wakanga igihugu yavukiyemo. Dufitemo basogokuruza, twabyariyemo, twashakiyemo, twahekeyemo. Ntekereza ko igihe ni iki. Imana iraje iduhe gakondo yacu, kubabyemera no kutababyemera no kubatabyemera. Gusa utazanabyemera we ashobora kuzabirebesha amaso, ariko akaba atazagira gute, atazatambira gakondo, atazakigeramo cyane. Bivuze rero ubwo uteyemo, hari umuntu twagiyanye gusenga ahantu aravuga ati abantu bakoze amaraso y'abana b'abanyarwanda ntibazigera bataha mu gihugu cy'u Rwanda, ntacyo bazatahamo. Azabirebesha amaso, bizakorwa bireba, yagira miliyari, yagira amadolari, yagira ibihumbi n'ibihumbagize, ariko ntacyo azatahamo. Kuri urugamba n'urw'Imana. Bakunzi ba David TV rero, ubwo ikiganiro cyacu naha tugisoreje. Mwibuke gukora sabone, ubundi hasigaye mu bibwire n'abandi, ubundi dukubitira ikinyoma hakubuye. Murakoze rero, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Naho mu bindi biganiro turimo kubategurira, inomero ni 078 72 86 395. Ubundi hasigaye inkunga yawe irakenewe cyane, ko hari n'ibintu byinshi cyane bikomeye ku mwana we bamukoreye, bikomeye cyane. Nabyo tuzakorera ikiganiro, nabyo nawe tumutabarize ku buryo nawe mwamufasha kugira ngo abashe kuvuzwa. Aracyavuzwa, urabona ko ngira ngo arabizi ko nahariya munsi mutsina muki karabyimbye. No kumugira kuriya ni nge bashakaga, ndabizi neza. Nabyo tuzabikorera ikiganiro. Bakunzi ba David TV rero, murabyumva, abagira umutima wo gufasha uwo mwana nawe akeneye kuvuzwa, ariko cyane cyane mwese mushyire imbaraga zo gufasha bagenzi banyu. Ndabizi neza ko mufite umutima wo gufasha rwose kabisa. Uzantuma nge nzamutumikira. Murakoze rero, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Naho mu bindi biganiro, bye.